Mu gitondo cya kare nyine ubona haracyari kare cyane, papa wa Rose abyutse ari gupakira imodoka, yari gushyira mu mavarisi, afite umujinya, ari gushyiramo yitotomba tumwe n'umukobwa nsuzugure. Ntabwo numva ukuntu ibi bishoboka, ntabwo numva ukuntu nazana umuntu hano nzi ngaje kuruhuka kumbaje muri aferize. Ubwo mu gihe ari kwitotomba gutyo, mama we yaraje, mama wa Rose yarabwatse bimeze bite, kunumva ukundi ufite amahane, ufashe umwanzuro wo gupakira, wabigize seriye, tugomba kugenda. Papa Rose aramubwira ati byanga binoga tugomba kuva hano, uko byagenda kose tugomba guhita dusubira mu mujyi direct, nta n'indi nteguza, nta n'ikindi kintu cyadutinza. Mama Rose aramubwira ati ariko hari igihe twari twarihaye cyo kumara hano, waretse byibura icyo gihe kikabanza kikarangira. Papa Rose aramubwira ati ariko sinzi impamvu, sinzi ubwenge bw'abagore ahantu bo, ntabwo ureba kuko turi kuguma dutinda hano, ari nako ibya Rose n'uriya muhungu biri kugenda biba ibintu bidasobanutse, biri kugenda bizamo ibintu by'urujijo. Mama Rose aramubwira ati ariko nta mpamvu yo kugira ubwoba, kuko urabona na sheri wa Rose yaje, araba ari hano, baraba bari kugenda bavugana umunsi ku munsi. Papa Rose aravuga ati rero kuba yaje rero nicyo kibazo, uri kubona namara kuvumbura ko Rose harimo ikintu hagati ye n'uriya muhungu, uri kubona hatazahita havugamo ibibazo, uri kubona ibyo twari twiteze byinshi tutazabibura, uri kubona umukwe mwiza nk'uriya twari twiteze tuzamukura he? Urabona iriya nyana y'imbwa y'umuhungu yazambera umukwe bikaba ari ibintu bishimishije. Reka ibyo ntabwo mbyumva, tugomba gupakira, ahubwo mugire vagenda ubwire Mary, ubwire n'uriya muhungu, ubwire na Rose, umubyutse umubwire ko tugiye. Mama wa Rose aramubwira ati nyamara Rose ntawe urimo hano. Rose yambwiye ngo yagiye gusezera inshuti ze, yabyutse mu gitondo yambwiye ngo yagiye gusezera inshuti ze, nyine bari baziranyemo muri ino karitsiye, baramaje kumenyana. Papa Rose aramubwira ati ubwo nta handi yagiye kureba wa muhungu, nta handi pe. Bahita batugarura kuri Rose na wa muhungu Maka, baricaye bari kuganira. Rose ari kumubwira ati papa yakariye, yavuze ko ngomba gutaha. Maka aramubwira ati ariko gutaha nta kibazo, gutaha se nyine ni umubyeyi wawe, ugomba kumwumvira uko byagenda kose. Rose aramubwira ati ariko umenye ko ndi kugukunda, umenye ko natangiye kugukunda, isi ndagenda njya heti, basi waretse tugacika njye nawe tukajya kwibera ahandi hantu, tugatangira ubuzima bwacu, nta kavuyo, nta rwivuyanga, nta muntu uza ngo dutere mu buzima bwacu. Maka aramubwira ati ibyo ngibyo rero nanjye nakabyishimiye, ariko ntago icyo ari cyo gisubizo. Gucika ntago ari cyo gisubizo cy'ibintu byose. Gucika nyine n'umwanzuro utari mwiza twaba dufashe, ahubwo ikiza nuko twaguma hano ibintu tukazabisolvinga uko byagenda kose. Rose aramubwira ati ariko byanga binoga, njye mu rugo barashaka kunkingira umuntu nakunda, barashaka kunkingira ku ngufu, kandi uri kumva ko nzasubira mu mujyi, ko nzongera gusubirana na papa, ni ko bazahita bafata umwanzuro wo kuba bankorera ubukwe. Ubwo rero ukumva bizaba bigoranye kugira ngo njye nawe twongere dukundane. Maka aramubwira ati uko byagenda kose, ikintu bakora cyose, uko babigenza kose, niba njye nawe Imana yaravuze ko tugomba gukundana, tugomba kubana, tuzabana, wowe ntugire ikibazo. Rose aramubwira ati ariko siko mbona umeze nk'umuntu utankunda. Maka aramubwira ati oya, ndagukunda kandi cyane, kandi ndikumva nifuza kubana nawe, ndikumva nifuza kubana nawe mu rugo rwiza, mu rugo rutagize icyo rubuze, mu rugo nyine ababyeyi baduha umugisha, nyine ibintu bimeze neza. Ariko ntabwo nifuza kubana nawe mu bintu by'amafuti, mu bintu wenda ngo nze nkwibe nkujyane hirya ngire pe, bibaye ngombwa ko ari byo bigiye gukorwa, akari ukwiba nyine tukajyana ahantu tukajya kwishingira, nabikora. Ariko se aka kanya niyo nakwiba se, niyo twagenda twajya hehe, twakora iki? Rose aramubwira ati ariko ngenda gukunda, nkunda ukuntu umeze, nkunda isura yawe, nkunda buri kimwe cyawe cyose kuri wowe, ati nukuri ko Imana basi niyo twakwijyanira tukiberaho gutyo. Maka araseka aramubwira ati ariko mbabarira nawe ugerageze wiyobywa n'urwo rukundo rw'aka kanya ruri kukoshya. Ibaze nawe, iyo sura yanjye se nziza uzayite kuyirya umunsi tuzaba twaburaye, iyo sura yanjye nziza uzayiyorosa umunsi uzaba wabuze
ikiringiti cyangwa ishuka yo kwiyorosa. Iyo sura yanjye nziza se uzayiryamaho umunsi uzaba wabuze umusambi cyangwa se wabuze n'agashuka ko kwisegura, hari uzayisegura. Ati iyo sura yanjye nziza nta kintu izagufasha mu gihe tuzaba tumeze nabi, ahubwo icyiza ni uko twashaka umupangu tukareba uburyo twazabanamo. Nk'uko nabikubwiye, hari inzu y'inzozi zanjye, hari inzu nateganyije ko nzatuzamo umukobwa nzakunda. Nayiteganyije ntarakumenya, ntaramenya ko nzabona umukobwa mwiza nkawe, ko nzabona umukobwa w'agaciro mwiza nyine umukobwa w'agaciro nkawe. Ntazabona umukobwa nyine unkunda, akankundira uwo ndiwe, akankunda ntacyo yitayeho, akankunda kandi anandusha n'ubushobozi. Ibyo byose nabiteganyije ntazi ko tuzahuzanya nawe, ariko none twarahuye, Imana yaraduhuje. Rero nkikubona numvishe ko byanga binoga inzu nahisemo, buri kimwe cyose ubuzima bwanjye nateguye bugomba kuzaba ubwo, kuko nabonye umukobwa nkunda, nabonye buri kimwe cyanjye, ni nkaho nabonye ijuru ryanjye. Rero mu gihe nateganyije ko nzagutuza muri iyo nzu, nateganyije ko nzagutuza aho ngaho, nanjye ndi gushaka uburyo, ndi gukoresha ubushoboka byose ku buryo byibura n'iyo wenda yaba zaba ari databukwe cyangwa mabukwe cyangwa se na bersere wanjye mwari we murumuna wawe, bazajya baza bakabona aho baruhukira, bazajya bambonamo nk'umuntu w'umugabo. Roza aramubwira ati ariko n'ubundi nyine niba ari ukubonamo nk'umugabo bazamukubonamo, ariko ubu ngubu twakabaye tubikemura. Nyamara Mark akomeza gutsimbara, aramubwira ati hoya ntabwo iryo kosa narikora, uko byagenda kose buri kintu kigira nyine igihe cyacyo, ubwo n'igihe nikigera nyine tuzabana. Roza aramubwira ati ariko ndi kubona utanshaka, ndi kubona ushaka kunyikuraho. Mark aramubwira ati ntabwo ari ukukwikuraho, nanjye ndagukunda kandi cyane, ndagukunda kandi bimwe birenze uko wabitekereza, ariko mu kugukunda mfitemo ubwoba bw'uko ntazahaza ukwifuza kwawe, mfitemo ubwoba bw'uko nzagutuza ahantu habi. Ubwo rero ibyo ngibyo kugira ngo bishire, ni uko ngomba gupanga ubuzima, ni uko ngomba gushaka akazi karenze, ni uko ngomba gushaka buri kimwe cyose cyazadutunganye nawe ndetse kikahaza n'abana bacu. Bakomeza guharira nyine. Rose we ntago ari kubyumva, ari kuvuga ati byanga binoga njye ningenda nzahita nkingirwa. Mark nawe akamubwira ati wowe uzagende wihangane, ibyo ngibyo ntibizabe nyine. Ntabwo bari kumvikana, gusa Mark aramubwira ati wowe tuza, buri kimwe kizakiba, uzajya ukimenya, nzajya nkuvugisha, nzajya ngerageza ubishoboka byose. Rose aramubwira ati basi gerageza unsezeranye ko basi uzanyandikira, gerageza unsezeranye ko basi uzajya umpamagara aho bishoboka, gerageza unsezeranye ko byibura uzajya ukoresha uko ushoboye, tukagira uburyo tugiranamo connection hagati yanjye nawe. Nyine uri kumva hari mu gihe cya kera yakekaga ko wenda bazajya bandikirana binyuze ku maposita, nyine umwe akoherereza undi rwandiko n'undi nawe akoherereza undi rwandiko. Nyine nibwo buryo Rose yashakaga ko byazajya bikorwamo. Mark yaramubwiye ati nta kibazo, ndagusezeranya ko nzagutegereza, ndagusezeranya ko mu gihe cyose nyihumeka umwuka w'abazima nta wundi mukobwa nzinjiza mu buzima bwanjye. Ndagusezeranya ko iriya nzu mubamo mukodesha, ndagusezeranya ko uzagaruka naho hashira imyaka 10, naho hashira imyaka 10 n'ingahe. Ndagusezeranya ko ngiye gukora ibishoboka byose nkakora iyo bwabaga iriya nzu ukazagarukamo yarabaye yanjye nawe. Ibyo ndabigusezeranya pe, nzayigura, nzayigira neza, nzakora buri kimwe cyose wifuje. Icyo wambwiye wakunda mu nzu, wambwiye ko ukunda inzu y'imyeru, amarangi y'umweru, buri kimwe cyose, ibyo byose nzabikora ku bwawe, nzabikora ku bw'urukundo rwacu, nzabikora ku bw'abana bacu ndetse no ku bw'umuryango wacu. Rero genda wicare utuze, ukore ibyawe neza, wumve ko nzagutegereza, wumve ko nzaba mpari mu gihe cyose uzaza unkeneye, wumve ko nzaba mpari mu gihe cyose uzaza unsanga. Rose yaramubwiye ati basi urakoze kundema agatima, ngubu byibura nubwo ngiye kugenda nkajya kubabara nyine mu mujyi, nkajya gushwana na papa, nkajya gushwana n'umuryango wanjye, ariko byibura nzajya nibuka ko mfite umuntu nkunda. Ariko basi uzajya unyandikira, basi nazajya hashira byibura icyumweru utanyandikiye.
uzagerageza uko ushoboka kose. Mark aramubwira ati oya, nta mpamvu yo kugira ngo icyumweru gishire, njyewe guhera uno munsi, guhera igihe cyose tuzamara, nzajya nandika urwandiko rwa buri munsi, nzajya nkwandikira buri munsi kandi ndabikwijeje pe. Rose aramubwira ati okay, nta kibazo. Mark aramubwira ati rero gira vuba wenda n'iwanyu baba bari kugushaka bakubuze, aho kugira ngo biteze ibindi bibazo, aho kugira ngo haze kuvukamo ibindi bibazo, ahubwo wagira vuba ukagenda mugataha. Ariko nyine nta muntu ushaka kurekura undi. Umwe Rose ari kumubwira ati ndagukunda cyane. Mark nawe ati ndagukunda cyane, ndikumva nakwifuje ko tugumana, ndikumva nakwifuje ko ibi bihe byari biryoshye, byari bitangiye kuryoha, bikomeza bikaba birebire. Ariko nyine nibwo buzima, nyine gusezerana n'ubundi uko byagenda kose, gusezeranaho birababaza. Nyine upfa kuba nyine uzi ko uri gusezera umuntu, upfa kuba uzi ko uzagiye kubaho udafite umuntu by'ako kanya, ewana birababaza. Ndakeka ko namwe muzi ukuntu bibabaza. Niba ari gusezerana, umwe ntashaka kugenda, Mark akamubwira ati gerageza ugende, Rose nawe akamubwira ati mbanziriza ugende. Mark ati reka basi wenda wowe ugende imbere yanjye. Rose nawe akamubwira ati basi nawe genda. Bageze aho baravuga ati none reka basi tugendere rimwe. Umwe areba hirya undi areba hino, baterana umugongo, baravuga ati twagiye. Mu kugenda biranga nyine, Mark ageze aravuga ati okay, nta kibazo basi reka ngende. Mark agenda atareba inyuma, aravuga akajya agenda areba inyuma, akamubwira ati genda basi bye. Undi nawe akamubwira ati genda. Rose ageze mu nzira aragaruka, araza kugenda byanze, araza yirukanka aramuhobera. Mark aramubwira ati mbabarira ugende basi, uko uri gutinda hano uri gutuma numva nyine nkukunze, uri gutuma nkukumbura, uri gutuma numva utagenda, kandi ndashaka kugenda. Ndashaka ko nta kibazo ugerana n'ababyeyi bawe, nubwo nyine bakugirira nabi, nubwo bagukorera ibiki, ariko nyine n'ababyeyi bawe ugomba kubyumva, nyine ugomba kubumvira ukagenda nyine. Ku rundi ruhande batugarura kuri wa mukecuru na wa musaza. Wa mukecuru atangiye kuvuga ati ese noneho yaje kugenda se, ese urukundo rwabo byagenze gute, ese baje gutandukana bimeze bite? Nyine kunumva iyo nkuru ndi kumva ariko nyizi. Nyine umukecuru ageraho akumva inkuru arayizi, akumva iyo nkuru asa n'uwayibayemo, ariko nyine umukecuru afite ikibazo cyo kutibuka. Umukecuru nta kintu na kimwe yibuka, ari abana be ntabibuka, ari umugabo uri kumubwira iyo nkuru ntago, reka da, nta kintu cyo kwibuka, nta na kimwe yibuka. Ubwo nyine hagati aho ngaho Rose na Mark bo umwe nyine yafashe umwanzuro avuga ati reka ngende, n'undi reka ngende. Baje gutandukana nyine, Mark asubiye acukwe na Rose asubira mu rugo. Ageze yasanga ibintu byose babipakinze, bagize buri kimwe cyose, sheri wari aho ngaho ndetse na mama wiwe bose baramutegereje. Bahise bamushyira mu modoka, papa ari kumutonganya. Papa yarasohotse ajya hanze, ahita ahamagara, sinzi abantu yahamagaye hafi aho ngaho, aravuga ati ngewe uriya muhungu gutya na gutya, nyine ari kongorerana, ntabwo tuzi ibintu ari kuvuga. Mu gihe Mark we ahantu ari, mu gihe abandi basubiye mu mujyi, Mark we yari ari aho ngaho. Bahise haza abagabo, bahita bamufata, bahita bamujyana kumufunga, nyine bahita bamushyira muri gereza. Bigaragare ko ari ise wa Rose wasize avuze ko, cyangwa se yasize amuteje abashinzwe umutekano ko bagomba kumufunga, kuko yabonaga byanga binoga azakomeza kukururukana n'umwana wiwe. Ubwo Mark baragiye baramufunga. Rose yaragiye agera mu mujyi. Mu kugerayo mama yaramubwiye ati Rose mwana wanjye, ndakumva wenda wakunze, wenda uri kumva uri mu rukundo, ariko reba nanjye nakundanye na papa wawe, atari uko nanjye mukunda, tubanye twageze ahangaha atari uko nanjye mukunda. Wapi, natangiye ntamukunda, natangiye numva ko nyine ari ubuzima bwiza nshaka, ari uko nyine nashaka kubana. Nanjye mfite umuhungu nanjye nari narihebeye, wari umeze nk'uriya muhungu wawe, wari umeze nk'uriya mutindi wawe, ariko nyine ubungubu nyine ntacyo aricyo. Ubungubu ari aho ngaho nyine, aracyari wa muntu w'umubaji, aracyari wa muntu uri aho ngaho nyine, nta kintu na kimwe yimariye mu buzima bwiwe. Nyine akazi ke nako kubaza, nako gutema ibiti. Ndakeka ko ubungubu nyine ndacyanamukunda pe, hari n'igihe njya nicara nkajya kumureba, ariko se nyine bimaze iki? Ubungubu ndi kugendera mu modoka, mu gihe nakabaye
narindi kumufasha kubaza, narindi kumufasha gutema ibiti, ubu ngubu ndi kugendera mu modoka, ubu mbanye na papa wawe, twarababyaye, nabyaye umukobwa mwiza, mbyara murumuna wawe nawe ni mwiza, ubu ngubu ndishimye. Rero urukundo rimwe na rimwe, hari igihe urukundo ruba ruhari nyine runagurumana, ariko hari n'igihe urukundo ruba rudahagije kugira ngo rwubake umuryango, nyine umuryango umere neza. Kandi namwe murabizi nyine, hari igihe hari ibintu byinshi tunyuramo, ugasanga wenda umuntu afite urukundo, ariko urukundo nyine hari ibindi ruba rukeneye kugira ngo rubashe kuzura, rubashe kugira agaciro. Mama aramubwira ati rero byanga binoga mwana wanjye, suko nkwanga, suko wenda hari ibindi wenda nanjye nakifuje kubana n'uwo muhungu, ariko nanjye iyo ntekereje ukuntu wenda nabayeho kundanye wenda na papa wawe, wenda bitari ngombwa nyine nabanye nawe kuko nyine ari ubwo buzima bwiza umuntu yashakaga, nanjye numva ko nyine wenda nawe wakitonze, uramuhungu uramukunda, ariko nyine menya ko n'uyu nguyu nawe aragukunda, aragukunda kandi arashaka kubana nawe, kandi afite n'ubwo bushobozi. Dore ni umusirikare umeze neza, afite amapeti, afite abantu bamurinda, ameze neza. Rero nta kintu na kimwe wamuburana uko byagenda kose. Rero reka by'uwo muhungu byikuremo. Rose aramubwira ati mama njyewe icyo nahisemo n'icyo uwo nahisemo n'uwo, ntabwo nteze kuzahemukira Maka, nta nubwo nteze kuzarota mbana n'uriya muhungu, ntibibaho rwose, ntibibaho, ibyo mubyikuremo. Ubwo Rose hashize umunsi umwe yandikira urwandiko Maka reka da nta kumusubiza. Ikintu atazi cyo nuko Maka nyine ari muri gereza, Maka ntiyabona uko yandika, ntiyabona icyo asubiza, ntago azi ko papa we yafungishije Maka, ntazi nyine uko bimeze. Wikiyo icyazi nuko yandika, hashira icyumweru yandika inzandiko reka nizimugereho gusa. Ariko nubwo Maka ari muri gereza, agerageza kwandika inzandiko akazishyira hanze akazohereza, ariko ziraza n'ubundi zaza mama wa Rose akazibika, nta rupapuro na rumwe, nta rwandiko na rumwe rwari rwigera ruza ngo mama wa Rose arwerekane, kimwe nk'uko nta n'urusohoka muri urwo rugo ngo rugere kuri Maka, wapi, nta na rumwe rwose. Zose mama wa Maka arazibitse, niwe uzibitse, niwe wafashe umwanzuro w'uko umukobwa wiwe atazigera abona urupapuro na rumwe rwa Maka, ndetse na Maka atazigera abona urupapuro na rumwe rwa Rose. Ubwo rero umukecuru nyine wa wundi bari kubwira inkuru wiwe yaragize, aravuga ati ndabyibutse, noneho icyo gihe mama wanjye yakomeje kubika izo mpapuro zose, akageza ibika, byageze gutya. Umukecuru se aributse ntiyibutse, bimeze bite? Ubwo rero ni ukuzakurikirana kandi gace, ese Maka yaje gukundana na Rose, ese byaje kugenda bite? Icyo tuzi cyo nuko hari hashize icyumweru nta rupapuro Rose abone, nta rupapuro Maka abona. Umwe nyine atangiye gukeka, akavuga ati ese yaranyanze, byagenze bite? Nta kundi nyine amatsiko usigaranye yazashyira uretse gukurikirana kandi gace.